mim kwa kabiri oya yajejo yakabaye yarajejo impamvu nari muvuzeho nuko hari ibintu biri kugaragara nabonye ku mbuga nkoranyambaga n'abantu bari kuvuga bati ariko muri kubibona ko ishoramari riri kuva mu Rwanda rikigira ahandi ngo bahereye hehe ni East Africa yatangije iyo nkuru urumva impamvu nari mpereye muri Katari muri September y'uyu mwaka bakoze investment ziri hejuru ya miliyari 20 na zingahe z'amadolari muri Kongo urumva baba ni nyine bashobora guhuza utuntu n'utundi bashobora kuvuga ati mu Rwanda ho bashoyemo miliyari 2 na miliyoni 100 ngahe wenda ni migabane bazagura muri Rwanda ariko ntabwo zagera kuri miliyari 20 na zingahe z'amadolari. So, there is a shift mu ishoramari ni nabyo rero ndabizi ko aho twari tugiye kujya hari iyo ntuza the East African ivuga iti n'ishoramari ry'abanyamerika ryaragabanyutse yavuye kuri miliyoni 95 zigera kuri 73 z'amadolari yego mu mwaka wa 2024 gusa ariko oya ni 2024 nibyo ntago ari globally cyangwa muri 2025 ariko nanone kuri side y'u Rwanda bakavuga ati reka da nta kugabanyuka guhari none se Jonathan ko nshaje urumva ndashaje ariko tubanze tubyumvikaneho ariko mwebwe mu kibyiruka njya numva njya numva mugaruka ku bintu ngo byo ku mihanda ahangaha cyane cyane mbibumva na kuwa mbere buriya niyo mpamvu abantu kuwa mbere batajya banyumva ahangaha uba ari umwanya w'abasore ari umwanya w'abasore n'ikimenyemenye bagaruka no kuby'iyi mihanda ariko ngo hari ibintu bigeze kuri iyi mihanda muri aka kanya ibyo by'umuryango twari twishimiye mu minsi ishize ahangaha ndagira ngo abinsomere Chanel. Today the life I'm living is not the life I choose. Aka kanya ubuzima mbayeho ntabwo ari bwo nahisemo ntabwo ari amahitamo yanjye. I'm living in a bad situation and I didn't deserve this. Ubu mbayeho nabi kandi sibyo binkwiriye. I know I made a bad decision in my life. Ndabizi ko nafashe imyanzuro mibi mu buzima bwanjye but it's okay. Ndumva nta kintu bitwaye. God allows some things to happen so we can learn. Hari ibintu Imana yemera ko bitubaho kugira ngo bitwigishe. I have learned a lot. Nize byinshi. No man will ever lie to me again to destroy my life. Ati naje gusanga nta wundi mugabo nzongera kwemerera ko ibinyoma bye binsenyera ubuzima. The next man I choose to be with, I will first get to know him well, know his family, and know everything about him. Ati undi muntu nzahitamo kubana nawe nzabanza menye neza niba muzi z'umuryango we ndetse buri kimwe kimwerekeyeho nkizi. No one will ever use me again. Wiko yarakaye ninde saho ninde didiye reka da hejuru handitse ishimwe Vestina ninde si wa muhanzi sugo ntabwo mbizi niba ariko yitwa wasaga ari wa muhanzi ushatse ejo bundi bikaba byanze se ariko bazi gukunda umugore biroroshye nabanza nkakemanga kuri none se Didi ni wowe wakakuruye agafoto kariho n'akandi ndabizi ko aho biturutse hari amakuru urumva mutaciye ku ruhande urumva hari ukuntu twe nk'abanyarwanda twirebera ku ruhande n'abashaje twifitiye imvi hari ukuntu twishimiye cyane gushyingira muri Burkina Faso mu minsi ishize yego turanabiserebura cyane turanabyina turananywa cyane bituma tuva no mu madini ariko rero ubutumwa niba atari AI
cyangwa ari cyangwa abashimuse nabwo ko ari ikibazo cyangwa abantu baba bashimuse konte telefone- telefone y'umuntu y'uyu mwari wacu twikundira dore ko anaririmbarwaho rwose tukanafashwa urumva numvise bazi n'ubwo biramutse biri originali byaba bitangiye kudutera ikibazo ntugire ngo buriya ku buryo muri iki gitondo ubwo urujijo turubibwemo buriya bavava biraza kugera muri amasaha yabo buriya babimenye baraza kubimenya uzi ntabwo byaba bihuriye na cya gitaramo cyabo numvaga bagiye muri Canada bakava bataririmba ntiwumva ko azi ibindi byinshi njye ngarukiye aha ku byo mbonye ubwo ibindi byo ku mihanda byabaye imbere simbizi oya ahubwo muhuriza wa mupasiteri igihe ujya uvuga ataranavuga ngo aseka urumva ntacyo mumvamo oya wa wundi ngo wigize umuntu ngo w'umupimyi ku mihanda yarari kuvuga ko uyu mwana ngo atwite ngo muri Canada ngo basanze atwite ese umugore utwite afite umugabo hari ibirenze neza yari atwite koko kandi baravuga ngo wasanga ari iya manager haba habayemo akantu ko kumuhakinga ubwo wenda reka turebe uko nguko ariko mu kinyarwanda baravuga ngo biraba ibyuya ntibibe amaraso ahubwo abantu bino abenshi baramwifuzaga ntibamubona none buri kantu kose babonye bari baramuburiye yari ari hariya none se kuki niba yari ari hariya kuki yagiye ahandi ariko rero bari abana bashobora kuba bari gukora umurimo w'Imana neza kuko iyo ukora neza uhura n'ibigeragezo amacumu n'ibiki byose biri kubaza amena bigomba kuba bihuriye n'umurimo w'Imana ahubwo bari muri competition nyine igeza aho ihiye bageza aho race igeza aho ihiye naho gukorera Imana byo ni gukorera Imana ukishyuza abantu sinumvaga bari kuvuga ko hari abaguze amatike bari kuyasubizwa urakorera Imana ukishyuza abantu ariko se Jonathan ibi byo wagize icyo bivugaho ibize kandi gukorera Imana ukishyuza abantu ibyo wagize icyo bivugaho ubundi umundeba ahangaha rero ubundi jado yagombaga kuba yaje mu isaha ya kabiri kuko uri kutujyana muri mudu yo mu isaha yacu ya kabiri oya ntabwo ari mudu y'isaha ya kabiri urumva batwihanije twebwe abanyamakuru ba siporo yego wari wabibonye mbibonye ubu akose icyo nzi nuko isaha ya kabiri wa mugani yagenze sinabibabwira ariko mu isaha ya mbere ariko mu isaha ya mbere nanoshaho da urumva twibukijwe uko tugomba gukora inkuru n'ibiganiro bya siporo kuko ibiganiro byacu ni birebire cyane urumva ibiganiro byacu ni birebire cyane bya siporo ku bw'izo mpamvu rero twibukijwe ingingo 5 urumva imiyoboro ya radiyo na televiziyo ntigomba gukoreshwa nk'urubuga rwo kwihimura gutukana cyangwa gutesha agaciro abantu cyangwa inzego bafitanye amakimbirane ibi binyuranye n'inyungu rusange ndetse bikaba binyuranye n'amahame y'umwuga icyo nico mu biganiro cyangwa mu isesengura rya siporo umunyamakuru yirinda amarangamutima akomoka ku makipe afana ni ngombwa gutanga amakuru mu buryo buboneye butabogamye kandi bushyira imbere ukuri n'ubunyamwuga naco nico abanyamakuru bagomba kwirinda kwivanga ku bantu ku giti cyabo babibasira ahubwo bakibanda ku bikorwa n'ibifatika birebana n'isesengura ry'iyo ngingo abanyamakuru barasabwa kudatangaza amakuru bahawe n'abafana cyangwa andi atemejwe hagati mu kiganiro batabanje kuyagenzura no kwemeza ukuri kwayo dushingiye ku burebure bw'ibiganiro bya siporo akenshi bimara amasaha agera kuri 3 no hejuru yayo yego ako ko hejuru yayo n'icyo ukongeyemo yego abayobozi b'ibiganiro bya siporo turabagira inama yo gufata umwanya uhagije bagategura ibiganiro bya siporo kugira ngo batangaze amakuru yizewe yagenzuwe kandi afite ishingiro. Icya 6 abanyamakuru ntibakwiye kubangikanya umwuga w'itangazamakuru n'ubuvugizi bw'amakipe. Itangazo rivuye mu biro bya Madame Mama Scovi. Hari aho bikorwa se kandi ibyo byose ari byo ukaba uri umuvugizi ukaba n'umunyamakuru none se batwiyamye tutimonogoje byari bigeze ahantu ariko icyiza nuko birareba siporo. Iyi ni iyindi saha yo kwiyubaka widagadura n'amakuru y'imikino akugeraho mu buryo bukunogeye ni kuri